Mandela yigeze gukoresha ijambo rivuga ngo nubona abantu barenganwa ntugire icyo uvugaho gaceceka, uzaba ugiye mu ruhande rw'uri kurenganya abantu. So namwe abayemo amakosa amwe namwe murabyihorera, and then muri za 2013 hongera ibindi murabyihorera. Muri 2024 ugiye kunyumvisha ngo wamenye amakuru yuko ari ibyapfuye. Ikibazo wari uvuze ngo ese ntabwo ari ibyo mwivugisha, nuvuga ngo ako karengane urabizi ko gahari, none aha ngaho uri kumbaza ikibazo ngo ese ntabwo mwaba muri iyo ntakikubaza aba bantu baba bamenye ibi byose turimo turavuga. So byarimo urubanza rwo gutandukanya irondo n'abajura nk'uko Buda yabivuga muri kubera ikiwe na Bulldog mudafungwa ngo muzuze amapeti ya hip hop. Ariko ngo weke ntabwo ari ipeti rya hip hop. Uwa mbere uyandika chorus y'indirimbo Inkongoro y'Umushimusi arahita abona itike ya VIP. Uruvuza abo wicaranye na ba J Park aho hafi na za Kina Beats, wicaranye n'abandi bantu bose ba VIP aho hafi ku matable. Mushiremo imiyaga Riderman mukabe babarimu nawe batanga amanota bigoye. Mubaremere urubusa gusa ugusha benshi nguri Inkongoro y'Umushimusi kamere ya mando ufite plan zo kwitaka nge araho yatimbutse nyine ariko sawa, ariko yagiye icyo nakunze yagiye ashyiramo izo mpuza. Okay, reka ubwo twajyanye na DJ DM nanyu nkubitire nambaye kuri nuza kuri IG yanjye Agahim DJ DM umwe twabonye kugeza uyu munsi. Ni legend benshi bamufata nk'umwami wa hip hop mu Rwanda, ariko ndibuka namutumiye muri Ari Studio on Air mubajije icyo kibazo riba ariko abitekanya, yaransubije ati kuki babyibutse ubu batabihaye iryo kamba kuva na kera. Ariko iyo umurebye turi kumwe live ukareba intebe yicayemo nibaza ko ari intebe y'ubugani, ntago iriya ntebe yicayemo kuba amaze gukurikirana bari mwamureba, nibaza ko noneho yamaze kubyemera ikamba amaze kurifata ikamba arimwe muri mpaye naryemera baso. Thank you. Samwigira gato bareba ariko intebe wicayemo. Samwigira ku ruhande gatoya cyane. Gato cyane. Turebe intebe. Murebe intebe. Mwayibonye? Iriya ni intebe y'umwami. Garuka nta muntu ubwira umwami ngo yigireyo gato tubasabye imbabazi. Ntabwo bavuga ngo umwami bavuga muri agutera. Riderman umwami bamuvuga gute? Ibyo byose ntabwo bamubwira ngo igirayo bamubwira gute? Ntabwo nigeze umwami ntabwo agenda aratambura. Ubwo n'umwami w'imihanda. Sibyo? Umwami w'imihanda ntabwo agenda aratambura. Ubwo nuko ntabwo yigirayo ajya kuri side yo hirya. Ntabwo nzi ukuntu babivuga. Nzabibaza Rumaga. Yabuze izina yitwa umwana w'imihanda, isuku n'inzoza z'umwana wawe ndamutso izina rye rirazwi mu bigo ngororamuco. Wumvishe nk'umwana w'umuhanda ukumva underground irarira, ukumva iriya nayo y'ibihe byose ndakubyinisha nka Eric Senderi, ukumva nk'izo classic. Hari ejo bundi nahoze numva sinzi ko nayiguyeho wigeze gukorana na Bernard Bellvision, sinzi ni muyibuka cyera yitwaga Bellvision. Bernard ukora video clip. Ntabwo umuntu ashobora kumenya agaciro k'icyumba cy'amategeko atazi izo ndirimbo, atazi classics. No kuvuga ntabwo kirazira, nta nubwo wamenya ko umuntu mbega turi mu gisekuru cyagiriwe amahirwe utazi amateka y'umuntu. Kuko umuntu waduhaye hip hop mu myaka irenga 15 ishize bro, 15 uri kuri top za Apollo ukuntu zishyiramo abantu bagasara, uyu munsi ukaba uri muraduha amategeko 10. Respect. Reka ngarukira respect. Merci. Nashakaga ko uyu munsi dutangirana kuko ni hip hop. Hari indirimbo yanyu yitwa hip hop, ino mu ndirimbo zirimo gutrendinga zinakunzwe cyane, ariko mbere ko tuyigeraho ndagira ngo umbwire icyo utekereza kuri uyu muntu. Abakuru n'abato bagenda mu mapa ubinse nandire ntagoba muri bondi akuri mu mufate nk'ibipande n'abato mupango n'ukugenda hip hop
hip hop ipane hip hop ipane bana bato mupando n'ubuki Yes, uyu mugabo uramwibuka? amwibuka cyane. Asobanura iki? Amazina ye ni MC Mahoney Bone, ni umwe mu baraperi nibaza ko oya reka baza ugira icyo umuvugaho. Umuvuga iki cyangwa se umusobanura ute muri hip hop? Ni umwe mu baraperi naje nsanga muri industry, yaba ari we yaba ari KGB, yeah. So nibuka yuko ari bamwe mu bantu batubanjirije n'aba MC Mande bakora indirimbo za hip hop zo kurwanya sida. So navuga ngo ni bamwe mu bantu batubanjirije, baje mu bihe bitoroshye abe na gato, natwe nuko nguko yego, ariko twese twaje mu bihe nyine bitari sawa. So twakoze ibishoboka ariko bo baratubanjirije, so ni bakuru bacu turabuba. Ese iyo urebye mu gihe cya utangira hip hop, uyu nkuko nangiye kumukubwira MC Mahoney Bone nawe afatwa nk'umwe mu nkingi zikomeye za mwambaza hip hop nyarwanda, wanayikundishije abantu benshi cyane, nabo ba MC Mande nkuko bavuze. Ariko iyo umuntu arebye muri CV yawe cyangwa mu interview yawe ya kera, wakunze kuvuga ko umuntu waguha inspiration yo gutangira umuziki ari Lucky Dube. Ni ukubera iki reggae music ari yaguhaye inspiration yo gutangira umuziki? Kandi icyo gihe hariho abaraperi nk'aba ba MC Mahoney Bone, ba MC Mande, n'ubwenda MC Mande atari muri hip hop cyane, y'indirimbo ziri hanze So Far My Life muri za dushishoze akorana na za PSI. Ariko urebye cyane yari Mahoney Bone, ba DMS, bana b'inyamirambo muri street Nyamirambo, ndibuka mwitwaga DJ Eve, ndibuka neza. Kubera iki reggae music ari yatumye ukora hip hop? Kubera navuga monde nakuriyemo, niga muri Saint Andre mu wa kane kuzamura, nabanye n'abatipe b'abarasta muri Holy Jadows. Ntabwo navuga ngo twarabanye, ariko nari mutoya kuri bo, tujya kubasura bakatuganiriza kuri mentalite z'abarasta, bakadukundisha n'umuziki. Icyo gihe nari naratangiye kwandika amapoeme yego, ariko ntari nabijyamo cyane. So ariko nena numvise Tupac, but mukumva reggae niyo ugiye wumva indirimbo zanjye nyinshi, message zimwe na zimwe zireflectinga kuri reggae kurusha uko ziba hip hop, gangster n'ibindi byose, amahoro, vision ya Africa, kurwanya urwango mu bantu, ibintu nk'ibyo ngibyo. So iyo ugiye wumva izo message nizo zatumye numva nshaka kujya mu muziki, ko nawe ugiyemo numva hari message nshaka gutanga. So niyo mpamvu mvuga yuko hip hop reggae yatumye numva najya mu muziki cyane kurusha uko hip hop yatumye numva najya mu muziki. Yeah. Kubera iki se nanone utahise utangira kudukubita amarege? Wari ufite aho uhera, wari uziranye n'abantu bo muri Jadogs, n'ubwo ujya ucisha ngo nkari mu gukubita akarege song, aho kuki atari yo yitangira? Bwana mfite indirimbo zirenze nka 15 za reggae. Yumvise igicaniro, urugamba, rooms, zitwa Refuge Plongé, ni nyinshi za reggae kabisa. Abanzi banjye, nta mvura idahita, amarege mfite ni menshi cyane. So nkunda reggae mu by'ukuri, ariko nza numvaga nshaka gushyira imbere poetry, kuko urumva nari naratangiye kwandika ama poems. Noneho nkavuga nti noneho nafata bya bindi nandika nkahita mbishyira mu muziki, yaba ari reggae yaba ari n'ibindi bintu. Niyo wumvise n'amakorasi yanjye menshi cyane nagiye ndirimba kurusha kuyarapa. So nashyizemo icyo kintu cyo gukombina reggae, cyo gukombina kuririmba, kurapa na message nanone iri positive. Yes, ngore Riderman ni gutyo tunakwinjije mu kiganiro. Nayango izanye legend nago wenjira umubwira ati gute, ahubwo ibitekerezo byawe bamenya ko legend yahageze, ari muri building cyangwa ari mu nzu, ari mu kiganiro Ali Studio On Air. Reka rero nongeye mbaye ikaze mwese muri Ali Studio On Air, mbabwiye ko twamaze kwakira Riderman, cyangwa umwite Gatsinzi Emery, cyangwa umwite Rusake, cyangwa umwite Rutendere. Uyu ni umwe mu bahanzi bagiye bagira indirimbo bikarangira amazina yazo abaye amazina ye. Ariko ufite nk'amazina ngahe? Amazina abiri, Gatsinzi Emery niyo mazina y'ababyeyi, niyo ari kwiranga mu ntuga. Okay bro, ahagara biro official, hano turi kuri street, turi ku mihanda, ndabona amazina yo ku mihanda. Hari Rusake, hari Rutenderi, Rusake, hari Inkuba, hari Kitatire cya Mutabazi,
hari Ruganzu, hari Ndori, hari Kimirantare, nandi Isumizi gikuru. Fire, Igimizi, ni None menshi. njyewe mfite ikibazo, mfite inquiétude, ntabwo ari ikibazo, inquiétude mu kinyarwanda twabyita dikira, ni Impungenge. mfite impungenge ko mu gitaramo cyawe na Bulldog bishobora kuzarangira muri introduction mukirimo kwivuga amazina kugira ngo tumenye abahanzi bagiye kuturirimbira. Oya, mu gitaramo hariya tuzaba tugiye kurya show. Ntekereza ko abantu bazaza mu gitaramo deja bazaba bazi amazina yacu, bazaba bazi abo turi bo, bazaba baje gutaramana natwe, so bizaba byoroshye cyane. Ntabwo muzabanza kwivuga, reba yawe wongeraho ya Bulldog yamara nk'isaha imwe ebyiri mukirimo kuvuga amazina gusa. Kabisa tugiye gutinda muri ibyo ngibyo ngira ngo twamara umwanya munini. Yeah. Igitaramo kiri itariki zingana? Tuzamara umwanya munini dutarama kurusha ukwivuga. Kizaba tariki 24. 24 z'ukwa munani. Yeah. Ariko nabyo tunaheraho kugira ngo hatagira nuza gucikanwa. Mwibuke ko igitaramo cya Riderman ndetse na Bulldog bise icyuma cy'amategeko, album y'amateka mu muziki w'u Rwanda, nibwo bwa mbere na mbere. Nigeze gukora post nibaza, ndavuga itangazamakuru ryacu rifite ikibazo pe. Ndavuga ni bro, itangazamakuru usibye ni rya showbiz, even ni itangazamakuru n'amakuru makuru mu kinyarwanda kuri televiziyo Rwanda n'ibiki, iri album yanyu ni ikintu bakakwiye kuba barimo baravugaho, bakora amadocumentary bavuga amakuru. Nk'ubwa mbere twe tubonye abahanzi babiri bahuriza hamwe bagakora album mu Rwanda, noneho babiri baba legend, babiri bakunzwe, babiri noneho kera bagiye bagirana no guhangana gushingiye ku muziki wa hip hop, ariko bakagira bagafata umwanzuro, harimo message, harimo amakuru, harimo ibintu byinshi cyane. Ariko no muri showbiz kubona iri highlight ni ikibazo. Ubu ngubu twifite ngo ni big energy, tufite enough is enough, dufite hari ibindi n'iki, dufite ASAP, dufite buriya yes dushobora kublaminga generation y'uyu munsi, ariko tujye tuzirikana natwe uruhare twabigizemo. Ndibuka kera mu gihe rimwe na rimwe twajyaga tubahamagara kuri Salus tubahereza amakuru. Ndibuka hari umunyamakuru ugeze kumbwira ngo inkuru ntabwo ari imbwa yarumye Riderman, ngo inkuru ni Riderman yarumye imbwa. So ibyo bintu mwabiraza abantu benshi cyane na n'uyu munsi, ku buryo abarugwanye ku mihanda, bateye amada, bagize iki, bahabwa platform kurusha abantu bafite ibikorwa bizima. So rimwe na rimwe tujye tunazirikana ngo ibyo dukora tubiraga n'abandi bari inyuma yacu, and iyo dusanze ibyo bintu imbere, yaba ari twebwe yaba ari n'abana bacu, ibyo bazasanga ari twe twabigizemo uruhare, rimwe na rimwe twaranabirebereye, tujye twiblaminga kurusha uko tublaminga abandi. Kuko uyu munsi ushobora kubivuga, ariko nz'abanyamakuru bambwiye ayo magambo mu bihe nateguraga concert, bakambwira ati no, banza dushakira ikintu kimeze nk'amatiko aricyo tuvuga kurusha uko tuvugaho. Arayigize ngo ni jya bikubwiye, bwo ariko ndatekereza generation yacu ni nayo mpamvu buriya tuba dukwiye kuzirikana ibyo dukora n'ingaruka zabyo mu gihe kiri imbere. Ni ikibazo dufite, dubyise generation, ubwo nanjye ndazamo ndi blaminga muri iyo generation yose gusa, ariko nanone ntisegura avuga ni nta control wagira kuri generation yose ngo uzabishobore gusa, ariko icyiza cyo nuko byibura harimo bake bashobora kubibona, bakabibona. Naranabibonye no muri press conference mwagize, na ukurikiye amadiskuru yose abanyamakuru bari bahari, ariko abenshi nuko nabonye byanarangiriye hariya mu madiskuru ariko nabonaga hagiye gushya gusa, ariko n'abakomeje kubishyiramo imbaraga ndabashima cyane, ndetse n'abagumye kubasupportinga no kubapushinga. Please, haracyari umwanya wo kubapushinga uhagije. Abantu mudukurikiye hano bari mu Rwanda n'abazaza mu mavakansi Kigali muri imbere y'itariki 24 z'ukwa munani, mumbabarire mugura amatike, bashobora kugura amatike gute? Abadukurikiye right now bashobore kuba bayagura yo kuza mu gitaramo. Bon, amatike ku bakoresha ko mu Rwanda ngira ngo abantu benshi bakoresha momo. Kuri Momo Pay ni 113355, hanyuma kuri website ni y3 maafrica.rw. Hanyuma ku matike uyirebe nimba ntibeshye, nimba ariyo nayipininze. That's it. Okay. Please mujye kuri website mugura amatike ataza no gushira, nibaza ko imaranagurwa cyane n'amatable, nibaza ko arimo n'amatable barabibona.
Yes, murabona Riderman yashyushye rero nta yindi mpamvu icyuya cyamurenze arimo arihanagura. Mbanze ngushimire wari wagiye Anyirukanye. ndakwirukanyije ndabizi Yeah. kandi thank you so much. Wari wagiye actually banzu nabitubwiro nabyo wari uri mu gitara mu birori byo kurahira kwa His Excellency. Byari bimeze bite? Wewe wari uhibereye twe twabirebaga kuri televiziyo. Byari ibintu byiza cyane, byari ibintu byiza cyane, twataramye twishimye. Abanyarwanda none se ko ari twe twamwitoreye, twari twishimye nyine kuvuga ngo wa muntu twatoye agiye kurahira, noneho bya bintu twamusabye yarabyemeye, turamutora tubana nawe. N'ubu ngubu none agiye kurahira, twemerera ibyo azadukorera. Yatwemerera ibintu byinshi cyane, yatwemerera yuko iryaterambere yatugejejeho azatugeza no kurindi. Hari udushya twinshi, akarasisi keza, abahanzi bataramye, urukereza rwadutaramiye, habayeho no kurasa. Byari igitaramo kiryoshye cyane. Mbwira wowe wari uri muri stade nabonye zira mbunda twazikoreshaga muri 90 tuza kubohora u Rwanda. Turi kumwe n'abafande Fred n'abandi ngewe n'abandi twe turi kumwe. Sibyo? Rikera. So nasibonye zarasaga mu kirere bira ibisasu byasohokagamo byajegera ahubwo ntibabyerekeje nk'inyamirambo bikajya bigwa mu imyireko gisirikare biba yari bisasu quand même, bwo igisasu aho cyajyaho cyagwa cyateza ibibazo quand même. Nahise ubwo ko gishobora kugwa nk'inyamirambo mu maniga ya kera. Nadukunda hagize n'uturasa ubwo yaba ari we ubiterwa bana twibuse so bashyiramo ni ibisasu byagenewe umwiereko, ntago ari ibisasu bigenda ngo bigwe. Mu bijyanye n'ibya gisirikare ubumenyi bwanjye ntabwo bwari bwinshi cyane, ntabwo nasobanura ibyo bakoraga. Ntangiye kubeshya nabambaye disappointed kuko wigeze gushinga groupe nkeka ko yabayeho yitwa Soldiers. Ntabwo aribyo yishinze, ni groupe ya Next General. Yeah. So urumva ari byo biguha kuba ari Next General wayishinze biraguha uburenganzira bwo kutuga kudasobanukira bya gisirikare. Wari umwe mu basirikare ba UTP. Uriyo najya gusobanura ngo bakoresheje ibisasu ibi. Wiyitaga Soldiers mwaratubeshyaga. Mbazi by'imiziki bungu. UTP Nibyo Soldiers kuki mwiyitaga abasirikare bo muri UTP? Nuko ubuzima n'urugamba. I'm very sure yuko nawe uri umusirikare. Ngiye byo naje muri za 90 bro, sinabikubwiye. Niro no mu buryo bwa nyabwo ko bite. Sorry gatoya. Okay, byari bya freezing. Waruvuze ndi umusirikare. Ya ubuzima n'urugamba twese turwana tugira ngo dusurviving buri munsi. So buri muntu wese n'umusirikare ku giti cye kubera ko ubuzima n'urugamba. Okay. Ariko ukunda igisirikare kuko usibye no kuba mwara wabaye muri TP Soldiers ufite n'indirimbo wise musirikare uri hose hano ku isi. Ukunda igisirikare? Mfite indirimbo nyinshi zivuga ku gisirikare. Hari urusaku rw'amasasu, hari icupa ry'imiti, hari musirikare. Ni nyinshi, ni indirimbo nyinshi za gisirikare. In fact nakuriye mu muryango urimo abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi baba mu gisirikare. Ndagikunda, nanakuze numva yuko nzaba umusirikare, ariko buriya nyine Imana igira amahitamo yayo. Byari muzarenda ukajya urugamba rw'amasasu. So mu kugira abavandimwe b'abasirikare, mu kugira inshuti nyinshi z'abasirikare, no gukurira muri iyo mentalite. Urumva abantu simbizi ku bantu bamwe na bamwe, ariko ku bantu tukiri bato cyane buriya bigeza no kubikomozaho. Twavukiye mu buhunzi. So iyo wabonaga ababyara bawe mwenda kungana mu myaka bari kujya ku rugamba, ukabona abandi baragiye, mu mutima wawe wabaga uvuga uti nanjye hari umunsi ngomba kugenda, kuko byabaga ari nkacyo cyerekezo mu by'ukuri. Kumva yuko abantu bataha. So iyo mentality abantu barayikuranye, ndetse bamwe barakijoyininga nk'uko nabivugaga. Bigendagenda neza cyane, iki gihugu kirabohorwa. Turanabashimira cyane buri musirikare wese uduteze amatwi, turamushimira cyane. So iyo mentality kuyikurana, kuyitozwa ukiri mutoya, ukayikuriramo, ukanakura ubona abavandimwe bawe bayirimo, biragushapinga, ukabikunda, ukamenya impamvu zabyo, ukumva wabijyamo. Ariko imyaka yarasize nyine ubu ngubu nta nubwo
yakuze naba nka mutwara sibo cyangwa abandi ndakubwiye ntiwafatanya na ba bandi bo muri karitsiye ba bandi baturinda umutekano. batabara n'agakoni ku rutugu. ariko rero ugasanga igihugu reka tubasuhuze cyane, yaba mutwara sibo yaba n'abandi bose bacunga umutekano wo mu makaritsiye, kuko niho bihera bikagera ku rwego rw'igihugu, biba byahereye muri karitsiye umutekano. Yeze ntawamenya rero, ubwo wenda twazabona muri ba basore bawe havuyemo nk'umujenerali, ntawamenya, cyangwa mu nkumi zawe. Who knows. Ikindi ni uko nk'uko twahoze tubivuga, ubuzima n'urugamba, buriya si ngombwa yuko ujya mu rugamba nyarugamba cyangwa se nk'umusirikare nyamusirikare. Burya no kubaka igihugu, guharanira iterambere ryacyo, gukontributinga mu kucyubaka, nabyo ubwabyo ni urugamba. Kuko bigeze kwivuga, amafande yigeze kwivuga mu minsi ishize avuga ngo urugamba rw'amasasu rwararangiye ariko rw'iterambere ruracyahari. So ushobora gukontributinga mu rw'iterambere mu gihe utabashije kujya mu rugamba rw'amasasu. Bisa cyane nibaza ko ari narwo His Excellency akunze kutubwira, tunarimo muri iki gihe, buri wese na domene ye n'icyo ashoboye akaba yakirwanamo. Mu kanya tuvuze ku bintu bya famiye n'abana bawe, ndavuga n'uwakubaza naka ntacyo bitwaye mbere ko twinjira mu cyumba cy'amategeko. Nadia Mizati Agasaro araho arakomeye. Ameze fresh kabisa. Mu kanya dutangira banza uyu munsi nimba ari uko bwinjire mu ndirimbo cyane, uyu munsi lyrics zawe nazibanze cyane. muri Till I Die na Urban Boys arantu ririmbo ngo nimujyi kuzimu ngo zasaba shitani ngo bari wo watwara. Uru rukundo mumaranye na Nadia imyaka myinshi, mufite n'abana, uru rukundo ruracyarufite ku buryo nimujyi kuzimu ushobora kuzasaba shitani Nadia akajya mu ijoro akaba ari we batwara? Urirwa ubyibaza. Bon, nk'umutware ngira ngo urabizi ko uri umupapa. Umutware w'urugo burya bari protecteur. So uretse wenda aho ngaho nuko tuba twavuze ku by'urupfu n'ibindi byose, ariko no mu buzima busanzwe umugabo yitanga mu buryo bwinshi, kimwe nuko n'umugore nawe yakwitanga, ariko umugabo yitanga mu buryo bwinshi tangira umuryango. So ntabwo ntekereza ko ntazo yazabe na gatoya. All right. Ubwo twizere ko ameze neza, ndetse tugumye no kukwifuriza gumya kwaguka nimba gahunda igikomeje kuzura isi. Uyu mwanya ntekereza yuko ndi mu nshingano za kibyeyi zo kurera pani zo guhita mbyara nonanga. Urabona senga nsigaye nsenga nti Mana warakoze mfasha aba bana bakure nzabona ubwozukuruza, ariko uyu mugisha ubumera inshuti zanjye ukongera kubyara bane. Waruziko uri umurashinya nari nzi ko ufite babiri man. Urumva babiri se waba uri umuseribateri? Babiri n'aba abaseribateri. Abaseribateri b'i Kigali benshi bafite abana umwe babiri. Sibyo. Ushobora guhita byumva nabi. Hari umurabyumva nabi. Nambwira musobanurire, abaseribateri bacu benshi baba batarimaze kumenya amakuru ko udafite umwana umwe bafite babiri. So urumva rero abana umwe babiri babaye abaseribateri. So umuryango rero ni kuva kuri 3 kuzamura. Iyo isigaye difference y'umuntu washatse n'umuntu ukiri single muri Kigali cyangwa umunyarwanda. Yes, Rider. Reka twinjire mu cyumba cy'amategeko. Mu mazina yose abaho, ariko mbere yuko umuntu yinjira mu cyumba cy'amategeko, ahubwo yakibaza kino kibazo. Kubera iki Bull DOWG mu baraperi bose dufite mu Rwanda, mu baraperi bose bakomeye, yaba aba legendary, yaba Mahoni Boni twavuze, yaba MC Mande wagarutsemo, Fireman nka Tough Gangs, Green P, abaraperi bandi bakomeye ba DMS babayeho, aho dufite uyu munsi ba Bushari, ba Ish, Kevin n'abandi benshi cyane. Kweki Bulldog ariwe sinzi buvuga ngo ni wowe wahisemo cyangwa mu buryo bwo kukibaza neza iki kibazo, iyi projet yatangite domate nibaza ko aribwo nabanyibajije mu buryo buri professionnel kurenza iyi projet icyuma cy'amategeko yaje ite. Bon, iyi projet yatangiye turi hano ku Bisumizi, and
twari turakora indirimbo ya Mico. Turayikodinga, tumaze kuyikodinga turiho turayumva, tureba umwanya twakoresheje dukora indirimbo imwe kuko twayikoze mu gihe gito byatari. Turavuga tuti nta nubwo ari igihe wabivuze mu by'ukuri, twari turaganira bisanzwe turi umuntu wazanye icyo kiganiro ko twari benshi muri studio, umuntu aravuga ati reba ukuntu mwandikiye indirimbo hano mugahita muri kodinga. Iyo ndirimbo ntabwo irasohoka, ni indirimbo ya Mico. nanjye gutekereza new news kuko nzi ko ari yo urimo yavuga. Aravuga ati yo uzi ko mushatse mwakora nka album nko mu cyumweru cyangwa mu kwezi, and then dutangira kubiganiraho. So mu cyumweru duhita dufata gahunda y'uko mu cyumweru gikurikiraho tuzatangira guhura tukajya muri studio tugakora indirimbo. Ubwo iyo uvuze muzahura ubwo yari wowe n'abandi? Yari jyewe na Bulldog na Noxbeat. So iyo ndirimbo ya Mico na Bulldog ayirimo? Nawe ayirimo. Ni jyewe, Mico na Bulldog. Okay. So twahise dufata icyemezo rero, dutangira dufata gahunda y'igihe tuzahurira ku Bisumizi. Buri munsi twagiye turi, iyi album twayikoze mu minsi 3. Buri munsi twakoraga indirimbo 2 gutyo gutyo. Hanyuma ku cyo bataga uvuga uti kubera iki Bulldog? Bwa mbere ubwo buriya Bulldog dufite duhuriyeho, twize ku ishuri rimwe muri secondaire, urabizi, muri Saint André Nyamena. Dufite imyumvire duhuje imwe n'imwe, yaba ari ya kirasta, yaba ari ya kirapper, hamwe na hamwe, yaba ari ibyo tuganira rimwe na rimwe by'imyumvire kuri politike y'isi muri rusange, tugasanga hari ibyo duhuje, imyumvire ku madini amwe bimwe na bimwe, ugasanga hari ibyo duhuje cyane. So byari byoroshye yuko twahuza mu kwandika indirimbo igihe icyo ari cyo cyose, kandi ngira ngo ni nako byaragenze, byahise byoroha cyane. Kimwe mu bintu buje na Bulldog hari agapeti ipeti rya gisirikare, hari agapeti nakora abaraperi bakunda kwiha wowe na Bulldog mudafite. Umbwira impamvu mutagafite? Akahe ko gufungwa? Kubera iki we na Bulldog mudafungwa ngo muzuze amapeti ya hip hop? Ariko ngo ubeshye ntabwo ari ipeti rya hip hop. No, hip hop imeze kuri street. No, ipeti y'Amerika barabyibeshyera. Ntabwo ujya ubona babakiza ngo uratubeshya ngo warafunzwe, twakoze urasha dusanga utarigeze ufungwa. No, ni muri Amerika. Ariko uribuka yuko mu Rwanda hari icyo bavuga ngo umugabo mbwa aseka imbohe, kuko bavuga yuko umugabo rero ndetse amashobora gufunga. So ibyo ni ibintu b'ubuzima busanzwe, ntabwo ari iby'abaraperi. Buri wese ashobora gufungwa ku mpamvu zitandukanye. Hari ushobora gufungwa yakoze ibyaha bigaragara, hari ushobora kuba yaguye mu byaha biciriritse nko kuba wenda yanyweye agacupa bakamufata atwaye. Simvuga ko abadukurikiye babyumve yuko gahunda ari tunywe desi, simvuze yuko ari nako baba bari kurengera ubuzima bw'abantu, yaba ari abagenda mu muhanda bawukoresha cyangwa se n'abatwaye. Ni inshingano za leta kurengera abaturage. So icyo navugaga ni anytime umuntu ari wese ashobora gufungwa, ntabwo ari ikintu cy'abaraperi. Ariko muri hip hop nyarwanda kugeza uyu munsi abo mu mazina amaze kumva akomeye, wenda abaraperi wenda bakishakisha, ndumva ari wowe na Bulldog mutaragerayo, especially muri generation yanyu kuzamuka kugeza wenda kwibanziriza uyu. Buriya ubushakashatsi ntari nakora ariko neza nyine ntahagazeho neza. Oya, ni benshi. Wigeze kuvuga kuri DMS ntabwo yigeze afungwa. DMS yaducitse kera bro, DMS yaducitse kera. Yavuye no mu Rwanda nyiri urimo hashize imyaka 10 n'ingahe. No, ariko ntabwo bafunzwe, icyo turi kuvuga no gufunga. Ariko barafunzwe se wa Kate nawe ntabwo muzi muri stories zimeze gutyo. Ubwo nawe ako gapeti burasu kureba uburyo twari bahibyo peti, nubwo babafungira wenda mu rugo bakabwira ati muzasohoka mu gihe kingana gutya. Dushobora gusaba abafasha abanye bakabafunga. Ushobora guhamagara najya gufasha aba Bulldog twabwira ati dufungire bano bantu mu cyumba bamaremo nk'amasaha 24 kugira ngo igipeti bare. Ariko iyo bavuze gufungwa,
ubundi babara gufungwa umuntu waciriwe urubanza wagiye muri za mu 1930 gutya Mm. mu rukiko agakatirwa kwa umuntu wakatiwe Messi no igihe nakoraga tsinda nafunzwe icyumweru muri station ngira ngo Kicukiro Bulldog nawe ndumva kuri station nyine muri nawe yarahageze mu gakeya ariko ubundi umuntu abarwa ko yafunzwe ari uko ariko ese topic ari umuryango uriya muntu amakuru uheruka yabo muherwa kuvugana wa muntu wigeze kugombwa no ni ibintu byabaye kirya gihe byahise birangira na ntabwo urumva nagunganye na byakomeje pasiteri yarimo kumukurikirana. Okay. Yes, bamwita Riderman ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa munani afite igitaramo ahuriyemo na Bulldog, harimo n'abandi baraperi bamaze gusohoka nabo bazabafasha, ariko uwo tureba cyane ni Riderman, uwo tureba cyane ni Bulldog OG. Hanyuma hano nashyizeho wa eshatu akadomo Africa akadomo RW, ni uburyo bwo kugira ngo mushobore kugura amatike, murimo murabireba, tubabarire ndabinginze mugura amatike, tuzaje kubashyigikira abantu ba Legend bazaduha igitaramo cy'amateka. Icyumba cy'amategeko umaze kwemeranya na Bulldog, muhujwe nuko mwari mugiye gukora indirimbo ya Mico, ariko mubonye uburyo indirimbo ikozwemo, ati byatumye tubona ko dushobora gukora na album mu gihe gito. Baba bakoze album byabatwaye ibyumweru bibiri. Ibyo nibyo Riderman amaze kutubwira. Ariko album muhitamo yita icyumba cy'amategeko. Iri zina ryo ryaje gute? Aya mategeko mwatwinjijemo muri iki cyumba. Nibaza ko icyumba cy'amategeko ari mu rukiko, nimba ntibeshye. Cyangwa ni mu nteko ishinga amategeko, sinzi icyo ari cyo. Izina icyumba cy'amategeko naryo ni Bulldog ari propose. Twamaze gukora indirimbo nyinshi zitandukanye, harimo indirimbo yitwa Amategeko 10 iriya watangiye ukina. Then banze mubwenge respect kuri ya ndirimbo. Ya ndirimbo ni nziza cyane ariko flow, lyrics na beat ifitemo n'amapiano iryoshye ukuntu byatari wagira ngo ni Dr. Dre wayibakoreye. Yeah, big up kabisa. No, Nox n'umusazi, Nox ararenze cyane. So ubwo rero tumaze gukora indirimbo twazirikodinze zifite amatitle atandukanye, nibwo twavuze tutariko izina, donc twashakiye hamwe izina, habaho gupropose amazina atandukanye, ngira ngo byanaturutse cyane ku ndirimbo Amategeko 10, urumva icyumba cy'amategeko, Amategeko 10 ngira ngo byahise bijyanirana, ariko ni Buda wari propose. Yeah. Igisobanuro byayo byose ariko mwarakigariyeho, bisobanura iki, bigamije iki? Twumva iki iyo twumva icyumba cy'amategeko? Ino album ni tuyikora twashakaga bwa mbere yo gukora hip hop 100%. Nta ndirimbo ya zouk irimo, nta ndirimbo ya reggaeton, nta ndirimbo ya afrobeat, ni hip hop. So twari dufite gahunda mu gukora album abantu bari bwumve bakavuga ati yo ya hip hop twari twarabuze turayibonye. So byari nk'urubanza rwo gutandukanya irondo n'abajura nk'uko Buda yabivuga muri gutandukanya irondo n'abajura, kandi ngira ngo nabyo twe twabigezeho. Urumva twe turi nko mu cyumba cy'amategeko dusa nk'abaca urubanza tuvuga ibitagenda byinshi mu isi, yaba ari ibitandukanye, yaba ari ku madini, yaba ari ku myitwarire y'uyu munsi, yaba ari ku butinganyi n'ibindi byose. Donc twavuga kuri societe y'uyu munsi tugaragaza bimwe mu bitagenda, ariko tunagamije gusa nk'abatandukanya irondo n'abajura nk'uko twabivuga. Wow. Yes. Hanyuma reka tuzinjiremo izi ndirimbo, twumve udusobanura kuri buri ndirimbo icyo dukwiye kuyumvaho, nicyo lyrics zimwe na zimwe zigenda zivugaho. Hanyuma umuntu wese dukurikiye ufite ikibazo icyo cyose ashaka kubaza Riderman, ndaza kuza gusoma ibibazo byanyu nyuma. Reka tubanze twinjire mu cyumba cy'amategeko, ndagenda mbivangamo n'ikiganiro. Ariko ku muntu ushaka kubaza ikibazo, please nko kubishyira hano hama reaction, ahubwo murebe imbere ya screen zanyu harano hari akazeru harimo akabazo, mugakandeho ushyiremo ikibazo ushaka kubaza Riderman icyo aricyo cyose, ndaza kukimubaza. Hanyuma iyo winjiye kuri album icyumba cy'amategeko, indirimbo ubonaho bwa mbere indirimbo ya hip hop. Sorry. Yes.
ni Yeah. indirimbo ya hip hop, niyo ndirimbo izaho ku mwanya wa mbere, n'indirimbo mwamaze no gukorera na video, indirimbo ina trendinga kugeza uyu munsi. Reka tubanze twumva gato. Let's go. Kimbo. Kimbo. Gahunda y'ugukira kabo ntapfa mpigaspira nkabone ko umukintu udenze ubasha kwepfapira nk'abahatebwa ikazi kumbiye kurenza tsira mubandi yanjye azamfasha gukunda abanzi mu nzira. Yes, ni indirimbo mwise hip hop. Hip hop ni indirimbo mwayitekerejeho gute? Ni indirimbo igamije iki? One ni indirimbo nyine, urumva album twashaka gukora album ya hip hop. Muri uko gushaka gukora album ya hip hop, igitekerezo cya mbere ni nayo ndirimbo twahereyeho turi codinga, cyari gukora ya hip hop ariko isa ninavuga kuri realities za hip hop. Yenda tuvangamo n'iz'ubuzima ariko harimo na realities za hip hop. Nk'ahangaha avuze ngo mirahera, ingoma ya rap yagiye mahera. Ni nko kuvuga uburyo komisi zari ziri ku mihanda bavuga ngo hip hop ntigihari, hip hop yarabuze, hip hop yarapfuye, ibintu nk'ibyo ngibyo bitandukanye. Haraho mvuga ngo mu ducama baba ariko roho zizaguruka, kind of tuvuga nyine uburyo bamwe mu bantu batatubanira ntibakine hip hop bagasa nk'abayishyira ku mpande, yaba ari mu kuyikina, yaba ari mu kuyiheza mu bintu byinshi cyane mu birori n'ahandi hose. Tuvuga realities za hip hop ariko tunavuga na realities z'ubuzima mu by'ukuri, dutanga message iri hip hop mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Turavuga kuri realities za hip hop ariko na message ni message yo kugaragariza abantu yuko still turi ku rugamba. Bimwe twatangiye tuvuga ngo intwaro nizo zihinduka ariko urugamba ruracyari rwa rundi, gushakisha ubuzima, gushakisha ipinda, gushaka gutsinda mu by'ukuri, kugira ngo intsinzi yacu igere no ku bandi. Hanyuma na Riderman ya Bulldog aririmba ko ngo ari igihe ngo nimba bazakorera pupu abantu bahoze babagira gute. Ntabwo indirimbo irimo vengeance, ntabwo harimo kwihorera. Ariko ntabwo ari muri iyi ngiyi. Iyo flow iri yaririmbye nahumvishe ngo tuzakorera nyine, ntabwo nshaka kubivuga nyine nkuko yakoresheje ijambo yakoresheje we, ariko yahema akaruhuko ko gukorera pupu abantu bazango babahoze kera babagirira iki. Still urumva mu myumvire ya kimuntu twese turi abantu, uretse yenda imyumvire ya Bibiliya n'abemera Bibiliya ni byiza cyane, nayo ndayemera. Ivuga yuko umuntu agukubise uruki kwitama ushobora gutega irindi tama. Bulldog avuga yuko yenda umuntu aramutse agukoreye ikintu runaka kibi, nawe ushobora kumukorera ikindi kibi, and that's a reality. Ni ibintu tubona ku isi yose, ntabwo ari n'ukuri guhari mu by'ukuri. So icyo navuga cyo nuko kuri no album harimo ukuri kwinshi, yaba ari muri iyi ngiyi wumvise n'abakunda bapfu n'izindi nyinshi, hagenda harimo kuri abantu batinya kuvuga, kuko akenshi iyo twumva indirimbo nyinshi tuba twumva kubyina, gutaka abakobwa 90% by the way. Ntubona fata indirimbo zari nyinshi cyane 90% zirimba abagore, zirimba abakobwa, nta numwe blaming ni. Ushobora gusanga nkino ndirimbo abatipe bamaze iminsi bari kurwanira, uzasanga ari indirimbo bari kuririmba n'umukobwa ariko bari kwirwanira benda nko gupfa, kandi ari indirimbo baririmba umukobwa, batanahindura society donc icyo nshaka kuvuga ni kari strong cyane. Usanga itema abatipe barimo bararwana n'indirimbo yivugira umukobwa, ariko abatipe bashyushye imitwe barimo bararwana bashize. Baro bararwana banyibye indirimbo, ariko ukazasanga bari kuririmba nk'umukobwa witwa Jean Sarin. Ibyo byose aravuga sikosa. Ntabwo mvuze ibyo ngibyo, ntabwo mvuze sikosa. Wakara indirimbo nyinshi cyane muri none bari kurwana. Icyo nshaka kuvuga, twaririmbaga kuri guhari, ariko abantu benshi bahitamo kutavuga, gutsimba. So tukavuga ngo kuno kuri reka tukuganirizaho abantu mo gakeya. Nose ntishobora gutera violence. Cyangwa reka mwereke ko nyikubaza. Urabona aya magambo yanyu cyangwa message yanyu muri no ndirimbo ubihuriza n'amagambo president yigeze kuvuga
avuga ari ari muri kira nimba ari muri press conference igihe bajya ku murindi mu bihe bya campaign. Ntabwo nibuka neza igihe yayivugiye, aranigeze kuvuga ati iyo tubereye inshuti tukubera inshuti ya nyayo, ariko iyo uhisemo kutubera umwanzi ntabwo tukudisa tukagorogoza ariko tukakubera umwanzi wa nyawe, tukubera umwanzi mwiza kabisa. kudisappointing. Iyo tubereye inshuti nziza tukubera inshuti nziza cyane, ariko iyo uhisemo kutubera umwanzi tugerageza kugoragoza, ariko iyo byanze burundu nabwo ntabwo tukudisappointing. Nyine ni kuvuga tukubera umwanzi mwiza. Bivuze ngo uri kuvuga amagambo. Okay, ndimo ndakritika, analyse na critique. Nuvuga iyo ubereye inshuti u Rwanda rukubera inshuti nziza, aravuga ati tukubera loyo ku buryo nta nandi wazabona inshuti nk'u Rwanda. Ariko iyo uhisemo kutubera umwanzi ntabwo dusa tukubera umwanzi, turaza tukakugoragoza. Niho ubundi message ishingiye muri ako kantu ka mbere, turaza tukakugoragoza. Gusa kuri ndi ruhande ntekereza yuko nanone iyo wanze kumva ntabwo tuzakudisappointinga, tuzakubera umwanzi kabisa. Hari ubona ayo magambo ahuriye niyo muri ino ndirimbo ya hip hop ukurikije uko nabyumvise? Oya, nanone urumva uri gushaka gufata ijambo rimwe ngo abe ari ryo ukoresha udefinisa indirimbo yose. Nkuko nabivuze, indirimbo irimo realities nyinshi zitandukanye z'ubuzima. Nko mu gitero cyanjye mvuga ngo urugamba ntiruhinduka, intwaro zirahinduka ariko urugamba ruracyari rwa rundi. Tuvuga ngo kugafata n'abacu bakabonaho. Turashishikariza abantu gukora, gushaka ubuzima butsinda, ariko tukagaruka nanone no kubitagenda mu duca amababa ariko roho zizaguruka, guhindura mentalite n'ibindi byose. Ntabwo harimo realities nyinshi, niko nabivuga. Ariko nkunze kumva abaraperi bavuga nyine ngo hip hop barayirwanya, ngo ntabwo bayiha umwanya, ngo bayigira ishyamba. Ndimo ndabona n'abaraperi benshi hano barimo ba J Park, ba B3 n'abandi bari hano badukurikiye. Iyi message ndagira ngo unsobanure, nibyo koko iraganwa cyangwa yarageze kurwanwa, igeze kwima umwanya, cyangwa nanone ni kwakunda abantu bishyiramo ibintu batakoze cyane ngo bagiye on top, nkuko hari n'izindi njyana ziba zisa nk'izihanganye. Nicyo ndimo ndibaza, ugasanga wenda umwanya wari ufite urambwe bitewe n'indi njyana nayo yakabye cyangwa gutyo. What do you think? Uratekereza urifuza dusubize politiquement cyangwa dusubize ukuri? By'ukuri nibyo nshaka. Uri mu Rwanda waratubeshye ngo ugiye kwiyamamariza ubudepite na n'ubu turacyakurindiriye, so ibyo rero mubiretse. Uri mu Rwanda muri Salax ya mbere nakoze igitaramo muri Stade, urabyibuka cyane? twakoze ibitaramo byinshi cyane, ibintu birenze, ariko birangiye award y'umuhanzi w'umwaka muhereza undi muntu muri 2013. Twazengurutse igihugu muri Primus Guma Guma, hose nitwara neza hejuru cyane. Nkora igitaramo nuzuza Stade, nyuma yo ntwara Guma Guma, nkora igitaramo nuzuza Stade, nkora ibitaramo bizenguruka igihugu n'indi company yenda ntaribuze kuvuga, birangira igikombe mu gihereje undi muntu n'ubundi cy'umuhanzi w'umwaka. In fact nta nari mu muhanzi wa hip hop igezeho umuhanzi w'umwaka muri kino gihugu, nimwe mwatangaga ibihembo. Now bya Salax Award wivuga nge ni ibihembo bya Salax Award, you were a part of it. Kibazo ndonda vuga byasaba ko nanjye ngusubiza ngatanga opinion zanjye mu kiganiro. Oya, ntabwo mbigushyizeho, ndonda vuga ngo ndi kuguhereza ingero zifatika zihari. Sibyo? 2013 Jay Polly ari mu bahanzi bakomeye ba mbere mu gihugu, ntigeze ajya muri Guma Guma. Icyo gihe yafungiye imiryango n'abandi bantu, abanyamakuru by the way tunayivuga, bafunze imiryango ntiyagera muri Guma Guma. Uza abantu bari muri Guma Guma icyo gihe harimo abantu arenze inshuro nk'igihumbi, ariko bamufungira imiryango ntiyanayigeramo. Now izo ni ingero eshatu nguhereje. Uyu mwanya urashaka kumbwira ngo
ni iby'abahanzi ba hip hop bishyiramo. Naguhereza n'izindi ngero nyinshi cyane izo nkoresheje n'izo nzi ko nawe uzi 100% kuko ari ibintu twanyuranyemo, ari ibintu uzi ushobora guhamya. Ariko uyu mwanya urambaje uti si ibyo mwishyiramo, nibyo mwishyiramo gute? Hari radio runaka ishobora kudakina indirimbo za hip hop, ushobora kumva radio amasaha 15 utari wumva indirimbo nibura 5 za hip hop, ukavuga ngo nibyo bishyiramo. Ni gute ufata uwo muntu ushimisha abantu, amastade yakuzura n'ibiki, ariko abantu bakabafungirana ahantu hamwe na hamwe bakabangura abana ntabwo tubakina, ukavuga ngo nibyo abantu bivugisha vraiment. Ariko tubirenge oya ntabwo tubireka, kandi ari byo nifuzaga ko usobanura kuko ndabyumva cyane, numva amahita gusamo oya n'ibintu biba bigomba kuvuga kugira ngo n'ubutumwa nimba ari n'ubugenda bugera aho bugera, ntabwo tuba tugomba kubireka. Nimba hari abagomba kubyumva babyumve, nimba ari abahindura ibitekerezo babihindure, nimba ari abakomeza ibyo bafite babitekereza. Gusa ndimo asubwo nawe ntajya gutanga opinion kandi ntabwo hostinze opinion zumvwa ni za Riderman gusa ntabwo ari izanjye. Yes, ntabwo nizo ziremewe. Sobanura uburyo umuntu akoze ibitaramo ahangana n'abandi bantu, akabatsinda ahantu hose, agatwara igikombe, agakora stade, agakora igitaramo cye bwite, akuza stade, hanyuma nkajya guhereza igihembo umuhanzi w'umwaka, mukavuga mukagihereza undi muhanzi. Mu bisobanure like ntabwo ubuse nabampagarariye abo ngabo batanze ibyo bihembo. Nicyo ndimo ndanga kuva mu mutego gutaba professionnel. Reka twumvire ikiba cy'amategeko. Icyo gihe twaba tugize debate, icyo gihe natangiye nkajya gusubiza nanjye nkaguha ama opinion yanjye. Niho ndanga kubigira debate kandi natumiye Riderman. Ariko tuzaganire umunsi umwe, nanjye hazajya umuntu dutumira, nanjye ntanga ama opinion y'ibyo ntekereza. Gusa bitavuze ko ibintu byabaga ari byiza. Harimo amakuru nanjye ngenda menya, nkanyamenya nyuma, nk'umwe mu bantu babaga muri Salax Awards. Hari amakuru ngenda menya ashobora kuba atarabaga ari meza kuri event, ariko atari ukuvuga ngo ni bangira event. No, uzi icyo ndimo ndashaka kubwira. Hari bamwe mu bantu baba bari organizers bakora amakosa bikitirirwa aba organizers bose, kandi batazi ko ibyo bintu birimo birakorwa. Bibaho, sibyo? Mandela yigeze gukoresha ijambo rivuga ngo nubona abantu barenganwa ntugire icyo uvugaho ugaceceka, uzaba ugiye mu ruhande rw'uri kurenganya abantu. So namwe ndabizi, nzi position wari urimo, ndakuzi guhera iyo myaka yose. Salax yabayeho nyuma yuko ntangira umuziki n'ibindi byose, mwari muri position zo kubasha kuvuga ngo bino bintu ntibikwiye. Now Salax ya 2008 habayemo amakosa amwe namwe murabyihorera, and then muri za 2013 hongera ibindi murabyihorera. Muri 2024 ugiye kunyumvisha ngo wamenye amakuru yuko hari ibyapfuye. Reka tubirenga twigire mu cyumba cy'amategeko. Tutaza kubigira icyo kandi turi mu cyumba cy'amategeko. Urumva ibi bivuye ku ndirimbo ya hip hop, ni muri hip hop ubundi ho turimo. Nibaza ko ndaba nsubije nk'umuntu wa Salax. Reka njye mvuge kuri side yanjye ya Salax Awards. ikintu kimwe, cyangwa ushimira ikintu kimwe. Nibura uravuga nagezeho menye yuko hari amakosa y'abagabo. Now ce que veut dire simplement tu reconnais yuko ayo makosa yabayeho. Ndabyemera cyane ariko ikibazo cyane nayamenye nyo. For example, ndagusobanurira. Tukagaruka ku kibazo cyatumye nsubiza ibi ngibi. Nizo waruvuze ngo ese ntabwo ari byo mwivugisha. Bisobanura ngo iri muri hip hop, mu ndirimbo yitwa hip hop ari imirongo. Ngo ako karengane urabizi ko gahari, unagendeye kuri realities wabayemo, ako karengane urabizi ko gahari. Et pourtant none ahanga uri kumbaza ikibazo ngo ese ntabwo mwaba muri iyo ntakikubaza aba bantu baba bamenye ibi byose turimo turavuga. Hari kuguma mu mitima yacu narone ugasanga ibijye hanze. Yaba vuga ko umunyamakuru agomba kwibaza byose kugira ngo bijye hanze, habemo n'ibikosoka, habemo nimba nk'ubwo nawe nibwo bimenye ko nabimenye nyuma. Wenda n'urugero kandi uzi yuko muri 2008 2009 2010 wari uzi ko mbizi.
ariko hanyuma wabikekaga reparation z'ibyo mwangije byinshi zabizi. amateka yica byinshi pe, ariko tubere amateka nanone wibuke ko abero gutuma na future kuko tukiriho dushobora kwitegura neza kurushaho. tuzagenda tubikosora. Definitely, ahubwo twageragezaga no kubikosora ahubwo bamwe bakabyica kurushaho. ngushimire mu maso y'abantu nibura urabyemeye, ntabwo ubaye nk'abandi bahita bavuga ngo ntabwo byabayeho. Namenye ibintu byinshi ntari nzi pe, kandi biri gukubwira wumve ko ndi honest. Nagiye menya utudiri twabaga turimo inyuma ya behind ubwo twe tukaza tuzi ko ibyo twashyizeho amabwiriza agomba gukurikizwa arimo arakurikizwa, kombe harimo abajama nyine babihinduye business behind twe tutabizi. Ubwo ndavuga ngiye na bamwe bari positive hatarimo bamwe bandi babyicaga kurushaho. So ntago niyo mpamvu mubwiye ibintu byinshi ntangiye no kubisobanukirwa actually ngeze no muri Amerika, kuko harimo n'abagiye berura bakambwira mbere bantinyaga kumbwira ntibabimbwire. So ni gutyo ariko twiga ibi byose bishingiye mu ndirimbo ya hip hop twatimo turaganiraho. Iki gitaramo twagiye kugikora kubera ubusabe bw'abafana bashaka noneho kubibona live, bashaka kuba bari present, turaryana show. Icyo ni ikintu ahubwo dushobora kubana mu buryo bw'umwuka, reka tubibare dutyo. Nyuma igitaramo tuzashaka uburyo tucyaplodinga yenda babashe kumusha gukatira aracyari kare rider widukatira aracyari iruhande kurundi tubibare dutyo. Bitewe n'aho bari badutumira n'undi tukaza, yaba ari Burayi yaba ari muri Amerika, tukaza live easy. ahubwo hari igitaramo nagomba kuzamo i Burayi nako hano muri Amerika sinzi aho bigeze, nzonyambaza barimo kubitegura. Nizere ko bikiri mu nzira wenda bitapfuye. Ese abahanzi b'iyi minsi ubona ari iyihe mpamvu akora indirimbo imwe yaba hiti agahita azima? No kubera iki? ntabwo nzaba ari kuvuga, naba ngiye kubeshya. Nzaba ari kuvuga ryabo nzi bose bakoze amahiti na n'ubu baracyahari. Ntabwo nze we bari kuvuga. Gusa ku rundi ruhande ntabwo abantu bose baza mu muziki bavuga ngo reka nkukore yenda nzawutindemo. Harimo ushobora kuza amabwa ati reka niyamize just for fun and then nikomeze gahunda zanjye. Hari ababivuyemo ngira ngo urabazi, bagiye mu bucuruzi, bagiye muri politike, bagiye muri gahunda zitandukanye. So hari abenshi binjira mu muziki atagamije kuvuga ngo ukore nka karere. Pac, injira nk'umuraperi wakira intare umugenzi wawe. Bro, appreciate man, appreciate. Ahubwo reka manze ngabanye umuziki wanjye uri kusakuza udatuma utanyumva tu. Riderman, ni ibyo byose muraziranye, bamwita J Pac, namwe mu baraperi nibo inkingi zacu twifite hano muri Amerika, muri bake dufite. Domsa What up my brother? Umeze neza? Assalamu alaikum. Umva. Njye namaze no kugura VIP ticket. I'm already there. Imbere mu Kizuru, you know, already, you know. Uri mu Rwanda? Ntabwo ndagerayo ariko I'm putting up next weekend. Wow. For real. Nzaba ndi kumwe n'abahungu banjye Kina Beat na wa muniga n'abake twamaze gufata table n'iki, ariko today what I wanted to do is abantu wowe uramfasha guhitamo abantu batatu. I'm a buy ticket for them, 3 people. I'm a buy ticket for them, you know. Riderman agufashe ushaka we ari nyitiramo bitewe ndashobora kubabaza ikibazo n'iki, ariko nyine you know shoniye arahita baba batatu. Riderman bitewe n'uko abijyambere umuntu ugisubiza bwa mbere my buy ticket for 3 people. Yes, reka tubikore gutya. Riderman agiye kubaza ikibazo kimwe ashaka, umuntu ugisubiza bwa mbere ubwo ashobora uwo njye amaso yanjye aribone bwa mbere ko yagisubije nkuko gikwiye gusubizwa. Uwo ngwitse ya mbere ya VIP mu gitaramo icyumba cy'amategeko araba yitwaye ivuye kwa J Pac. Yes. Ikibazo kimwe Riderman. Umuntu uri gukubite chorus y'umunsi yaba yoroshye byatari man. Reka tubigire gutyo sibyo.
Okay. hari indirimbo yitwa Shukrani ya Bulldog, umuntu uri bukubite yitwa chorus. Shukrani. Shukran. 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 Kuririmba Eh, kuririmba byagorana cyangwa uwandike chorus yayo hano muri comment. no problem. Okay. Andika chorus uko imeze y'indirimbo yitwa Shukrani ya Bulldog hano muri comment. Uwo mbona bwa mbere wayanditse neza, Riderman natwemerera ko yayanditse neza, uwo ngo tike ya mbere araba yitwaye ya VIP mu gitaramo cya Riderman na Bulldog bise icyumba cy'amateka ku itariki 24 z'ukwa munani. By the way, hariya muri kandi noneho Kampala. biranoroshye ni ukwita nyigurira kuri momo ibintu no Yes, amatiketi biroroshye seconda kugura, rimwe. so I don't have to be ndahita nyigura kuri momo mpite nyimwoherereza right away. Ni ukuvuga n'abandi bose bari kubyumva bamenye ko buying tickets is supporting, ntabwo ari kuvuga ngo urajya ahantu ngo kuri kioske kubigura n'iki, no, ni kuri momo kuri phone bagahita baguha confirmation. Bro, well, we showing up, we're ready for hip hop, you know. Umva babaze ibibazo, 3 people, I'm buying 3 tickets. Umva Let's uyu go. nguyu mubwiye nimba ari byo. Yagize ati kwitwa umwicanyi utica ntacyo bitwaye, twe nuhanura umukene n'umukire n'ingegera. Yabikoze uwo? ari ibeshya aragerageje ariko yabyishe. Ubwo Okay, yaciye. next. Yagiye. Hanyuma Five Breeze ati I'm about to Google it. Google ntabwo yemewe. Iyo ndirimbo ni ya kera cyane ku buryo nta lyrics ziri hanze zayo. Right. Keretse kuri YouTube. Bari baravuga gutanza ikibazo gikomeye. Umva uwitwa Nyirimari ukuntu avuze. Kwita umwicanyi utica ntacyo bitwaye, twe nuhanura umukene. Sinzi nawe nimba yabikoze. Aragerageje niwe wa wundi wari wagize. Ariko uravuga ngo yisubiyemo ngo turi gatuye. Urumva abandi barahita yisubiyemo aracyari kweditinga text message. Yibeshye mu by'ukuri keretse ari kumuhereza ka bonane. Ngo iyi ngiyi iraryo ubiziritse. National Keti ari Memphis, sinzi niba nashaka kujya mu Rwanda. Ati Shukrani nzitwa umwicanyi uticwa ntacyo bintwaye. Hanyuma sinzi nimba uwitwa Irankunda ati undindi igihe nzubaye kwitwa umwicanyi utica ntacyo bitwe twe duhanura umukene n'ingegera. Yagerageje cyangwa Yereskumpaye ngundiri igihe nzubaye kwitwa umwicanyi utica ntacyo bitwaye twe duhanurira umukene n'ingegera. Bigenda nka gutyo. So urumva babyishe mu gakeya tu ariko reka dufate wa mbere. Bihe wundi wa mbere. In fact yakishe mu by'ukuri yavuze ngo mu gihe aranje avuga ngo twe duhenurira nitwe duhanurira. Twe duhanurira umukene n'umukire n'ingegera. Ngundiri igihe nzubaye kwitwa umwicanyi utica ntacyo bitwaye duhanurira umukire n'ingegera. Ongeraho ko nduruvu rurimi ruruta enda kipi gangster gisinzi nzira unyura ndi story teka mari ya mutata tena nka umukongoto w'intarumikwa. So yakishe mu gace tabikoze 100% ntago byavamo. Okay, now right there. Bahi ikindi cyoroshye bahunane mu irahira rya perezida. Nabakubita akabazo kandi boroye. Mu irahira rya perezida baheba celebrity. Ariko I like ikibazo yarabajije kuko it shows the real fan kandi especially if ushaka kujya mu gitaramo cya hip hop ugomba kugenda uzi lyrics. you have to kandi aha icyoroshye cyane. Chorus inkongoro y'umushimi nayo ni Bulldog ayikubise. Reka turebe. They should do this. Ako kiroroshye do. They should be able to do the chorus. Imwe mu ndirimbo nkunda za hip hop nazo nyarwanda. Okay, najya uwa mbere uyandika chorus y'indirimbo inkongoro y'umushimusi arahita abona itike ya VIP. Uruvuza abo wicaranye na ba J Park aho hafi na za Kina Beats, wicaranye n'abandi bantu bose ba VIP aho hafi ku matable mu gitaramo cya icyumba cy'amategeko. Uwa mbere n'inde ntabwo araza, nibaza ko bakirimo kwandika.
nkongoro y'umushimusi turashaka gusa. abantu batatu ariko njyewe noneho ikindi kibazo ariko kiri so easy nenge kubaza Buretse bambwire kubaza kandi tajya afite amatike Right. abiri urumva ari right reka nitone ikibazo ahubwo right Okay, right reba ni uri uwitwa Manzo yagize ati uri igitangaza uri ubusabusa ukurusha benshi uri inkongoro y'umushimusi gusa. Wapi Mm. yabyishe? bimwe yarakisha nawe ntigitangaza. Okay, reka turebe nimba hari mundi wagerageza. rubanje Hari undi witwa Divembera yagize ati nturi igitangaza ahubwo uri umushimusi gusa ugusha benshi uri inkongoro y'umushimusi gusa kamere yacishe. urusha abandi. Tisenge Fidel ati nturi igitangaza ahubwo uri ubusa gusa ugusha benshi uri inkongoro y'umushimusi gusa. Udagusa ubwo ni ubuki budagusa wallahi. Uri igitangaza ahubwo uri ubusa gusa. Nturi ubundi bitangira ari uguhakana nturi igitangaza. nturi igitangaza ahubwo uri ubusa gusa ugusha benshi uri inkongoro y'umushimusi gusa. Nturi we yavuze ngo uri igitangaza. Mu gutangira yavuze nturi. uyu nguyu yaragikoze uyu nguyu. yemo mbanza wisubiyemo nturi DJ atari Boston for you. DJ Niem nturi nturi igitangaza ahubwo uri ubusa gusa ugusha benshi uri inkongoro y'umushimusi gusa kamere yawe mundi uyifite ndakwitakana nge ndi ncyurira roho zabona inshinzi bakipfusha. N'uyu arako yishe hamundi ubanza ari uko ndayanditse yihuta. reka kamera y'amando mushyiremo imiyaga Riderman bikabe abarimu nawe batanga amanota bigoye. Riderman ko n'ubu umwarimu ko amanota abana bazabagora. mubaremere ubusa gusa ugusha benshi nguri inkongoro y'umushimusi gusa kamere y'amando ufite plan zo kwitaka nge araho yatimbutse nyine ariko sawa ariko yagiye ngiye icyo nakunze yagiye ashyiramo utwitwizo. Okay, reka ubwo twajyanye na DJ DM nanjye nkubitire nambaye kuri nuza kuri IG yanjye agahim DJ DM umwe twabonye. DJ Niem andikira JPack ngira ngo urimo uramureba ahangaha JPack Pacifique Jabiro mwandikire muri Instagram cyangwa nanjye ari kunyandikire kugira ngo nanjye nzabikurikirane menye neza kwitikira kugezeho. Mo yangira tayari am buying the ticket kandi biroroshye ni kuri hehe online nitangugura tike yawe leti kugeraho confirmation arabu yifite ushobora guhita confirming right now ni ibintu byoroshye kugira ngo yes let's go. DJ Niem andikira Pack muri in DM mushyiro nimero yawe ya WhatsApp cyangwa ni ya Momo nanjye unyandikire muri WhatsApp na Momo yabukurikirane biye ko byagenze neza. Yes.